Deo Byanafashe, Frédéric Karanganwa, Didasienne Mukahabeshimana, Freddy Mutanguha, Clément Musangabatware na Professeur José Kagabo ni abatumire b'ingirikwiye bari buganire ku makimbirane yo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Iyi ni Ingirikwiye. Murakaza neza. Mu mateka yacu twahuye n'ikibazo cyo kurebera kandi tuzi aho byatugejeje. Uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi nk'urwagaragaye mu Rwanda turarusanga no mu tundi duce tw'isi. Twifashishije amasomo dukura ku mateka yacu, twiyemeje kutarebera. Niyo mpamvu tubaza abatumire bacu namwe mwese mudukurikira tuti turamutse tubifitiye ubushobozi ni iyihe nama twagira abaturage ba Afurika y'Epfo kugira ngo birinde kongera kugwa mu makosa nk'ayo mu bihe byashize. Abatumire baje kudufasha gusubiza iki kibazo ni Dr Deo Byanafashe, umwarimu w'amateka muri Kaminuza y'u Rwanda, Bwana Karanganwa Frederic, umunyamategeko, Bwana Freddy Mutanguha, umuyobozi wa Egistrist n'umurwibutso rwa Jenoside rwa Gisozi, Madame Didasienne Mukahabeshimana, ushinzwe gahunda muri Accord, Bwana Clément Musangabatware, ushinzwe ibyerekeye itangazamakuru muri Komisiyo y'Igihugu ya UNESCO, na Professeur José Kagabo, umwarimu akaba n'impuguke mu mateka. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Ubwo hadukaga ubugizi bwa nabi bwibasiye abimukira muri Afurika y'Epfo mu bihumbi 2008, guverinoma ya Afurika y'Epfo yaje kubuhagarika. Ariko rero hari ubwoba bw'uko ubwo bugizi bwa nabi bushobora kongera kwaduka bitewe n'imvugo ishyushya imitwe ikoreshwa muri iki gihe n'umunyapolitiki witwa Julius Malema. Iyo mvugo noneho usibye abanyamahanga ikaba yibasiye n'abenegihugu b'abazungu. Ese Afurika y'Epfo yinjiye ite muri ibyo bibazo? Mu gihugu cya Afurika y'Epfo, amatora adashingiye ku ivanguramoko yo mu mwaka w'1994 yarangije politike y'ivanguramoko ya apartheid, maze hashyirwaho ubutegetsi bwa rubanda nyamwinshi buyobowe n'ishyaka rya ANC. Ibi byagaruriye icyizere za miliyoni z'abirabura ko batazaguma mu bukene, ubujiji, mu kazi kabi cyangwa ubushomeri. Nyuma y'imyaka 15 icyizere kiracyaraza amasindi. Ubukungu bwa Afurika y'Epfo nubwo bumeze neza bwihariwe n'agatsiko gato. Abanyafurika y'Epfo benshi ntacyo bongereye ku mibereho yabo. Kuva muri za 90 abimukira bariyongereye cyane. Jenoside yabaye mu Rwanda nayo yongereye umubare w'impunzi mu karere. Nk'uko apartheid yari imaze gukurwaho kandi ubukungu bwa Afurika y'Epfo burimo kuzamuka, ibyo byatumye abantu benshi bimukiraho bashakisha imibereho. Cyakora politiki irebana n'abimukira muri Afurika y'Epfo ntabwo yari igendanye n'igihe ku buryo yafasha abimukira kubana neza n'abo basanze. Kubera kutabona ibyo bijejwe ubwo apartheid yaseswaga ko imibereho yabo igiye kuba myiza cyane, babonye ko nta kintu kinini cyane cyahindutse mu kugabanya akarengane no kuzana ituze, bakavukira bo muri Afurika y'Epfo batangira gufata abimukira ko ari bo ba nyirabayazana b'ibibazo byabo. Muri Gicurasi 2008, ubugizi bwa nabi bushingiye ku kwanga abanyamahanga bakomoka muri Afurika bukwira igihugu cyose. Abantu baratwikwa kugeza bapfuye, amagana abantu aricwa, ibindi bihumbi by'abantu byongera guhunga bisubira mu mahanga byaturutsemo. Abayobozi ba Afurika y'Epfo barahagurutse ngo bahagarike ubwo bugizi bwa nabi. Ubu ibirebana no guhuza abatuye icyo gihugu bose kiri mu bihangayikishije leta kugira ngo ikumire ubugizi bwa nabi bushobora kwaduka. Ariko rero muri iyi minsi hari ikindi cyadukanwe n'umwe mu banyapolitike bahagarariye urubyiruko witwa Julius Malema, ukomeye cyane mu bibazo by'amoko. Ubu warashyushye imitwe avuga ko abazungu ari bo banzi ba kera ba Afurika y'Epfo, ko ari bo bayiteye ibikomere bidakira. Aho icyo nacyo ni cyaba ari ikimenyetso kibi cy'akaga gashobora kubagwirira. Mumaze kureba aya mashusho y'amateka ya Afurika y'Epfo, amateka yaganishije kuri biriya byago twabonye, nagira ngo mumbwire mwebwe nk'abantu mu nteruro imwe niki cyabakoze ku mutima? Deo Byanafashe. Cyankoze ku mutima no kubona ukuntu abantu bibeshya bitiranya impamvu z'ibintu za nyirabayazana zidafite aho bihuriye nazo. Frederic. Ikintu cyankoze ku mutima ni ukureba amagambo ashyushya abantu, nicyo kintu cyankoze ku mutima. Cyangwa nuko cyankoze ku mutima nuko Abanyafurika y'Epfo bagaragaza yuko
batigiye ku mateka yabo ku buryo buhagije. Madamu Habishimana. Murakoze. Icyankoze ku mutima ni uburyo abanyapolitike bashobora kwizeza abaturage ibintu badashobora kubagezaho. Si byiza ko abanyapolitike bashishikariza abaturage kwanga abimukira. Igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatejwe imbere n'abimukira. Professeur Kagabo. Icyantangaje ni ibisanzwe ukuntu amagambo make aroga abantu benshi ngo nabimukira ngo ni rubanda nyamwinshi. Ayo magambo mu mateka maremare henshi yarakoreshejwe, iteka ryose ageza abantu mu mahano. Nubwo amakimbirane yose agenda agira umwihariko wayo, ubushakashatsi bwagaragaje ko hari isano mu mitekerereze y'abari ku isonga ry'ubugizi bwa nabi bwibasira imbaga ku isi. Iyo sano ni uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi. Uyu munsi turebere hamwe icyatumye Afurika y'Epfo igwa mu bugizi bwa nabi bwibasiye abimukira mu 2008. Ariko mbere yaho tubanze turebe iyi filimi ngufi isobanura mu masegonda 100 uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi bwibasira imbaga. Ibimenyetso bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga ku bwicanyi bwibasiye imbaga na jenoside byo mu kinyejana cya 20 bigaragaza ko aya makimbirane yose asa nkaho atumvikana afite icyo ahuriyeho ku buryo butangaje. Ibibazo by'ubuzima bitera umutekano muke mu bantu. Iyo abantu bashakisha umutekano biremamo amatsinda. Amatsinda rero atangira gushyira ibibazo byabo ku bandi. Ibikomere byabo bitakize bibatera kwita abandi ba nyirabayazana w'ibibazo bafite. Abari ku isonga mu kwita irindi tsinda ba nyirabayazana nibo usanga bakunze kuyobora abandi. Abo nibo barema icyerekezo cy'ubuzima bwiza maze bakagaragaza ko iri tsinda ari ryo mbogamizi ry'ibyo bashaka kugeraho. Guteshwa agaciro igihe kirekire biyobora umuntu mu bugizi bwa nabi. Kugirira abandi nabi bitera babikoze inkomanga ku mutima, kugira ngo bikize iyo nkomanga bishyiramo ko ibikorwa byabo biri mu kuri. Gukomeza kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bituma bikora bumva bari mu kuri, bakumva bashyigikiwe. Amakimbirane n'ubugizi bwa nabi bikiyongera, intambara yatera ikorohereza jenoside gushoboka. Kugira ngo ukumire ikura ry'ubugizi bwa nabi ni ngombwa gukira ihungabana nk'ibikomere bitakize bishobora gutuma hongera kubaho ubundi bugizi bwa nabi. Kugira ngo dushobore kuba twagira inama abaturage ba Afurika y'Epfo ku cyo bakora kugira ngo bagere ku mahoro arambye, tugomba kubanza gusesengura amakimbirane ya kiriya gihugu. Ibyo turabikora tugereranya amateka yacu n'uburyo Afurika y'Epfo yaje kugwa mu bugizi bwa nabi bwibasiye abimukira mu 2008. Mwabonye intambwe zishobora kuba ziganisha ku bugizi bwa nabi, zigashobora kubona aho zaganisha kuri jenoside. Nagira ngo dusesengure turebe isano ryaba rihari hagati y'ibyo mwabonye byabaye muri Afurika y'Epfo n'ibyabaye mu mateka y'u Rwanda. Hari icyo mwaba mwabonye duhereye nko kuri Musanga batwara? Navuga ko nk'ubukene bukunze kuza ku isonga mu bijyanye n'amakimbirane. Nko muri Afurika y'Epfo abirabura babonaga ko abo bimukira bari kubatwara imirimo, bari kugenda bakira bakamera neza, bo bakumva ko ari bo kibazo aho gukora. Uganishije ku Rwanda rero naho usanga ko mu Rwanda umuntu yicaga umuturanyi we akavuga ati ntwari inzu ye, ntwari imirima ye. Iyo ni imwe mu isano tubona muri izo mpamvu z'ubugizi bwa nabi twabonye muri ariya mashusho cyangwa se tugereranya no ku byabaye mu Rwanda. Uvuga ati badutwaye ibintu tukeneye kubigarukaho. Murumva ariko byari bimeze mu Rwanda kuko? Ndakeka ko ariko byari bimeze kubera ko n'abantu barabiraga ko nibica abantu baraza kubagorera. Iyo kubera iyo mpamvu bakaba banayihutira kugira ngo bahutaza abandi bantu kubera ko bari bazi ko nibabica bakavaho barahita bafata imitungo yabo. Madamu Habishimana, ibyo birinda bigera aho ngaho ari uko byagenze bite? Ubukene rero koko ni kimwe cyatumye abantu bashishikarira kwica abandi, ariko nkaba mbona n'ubujiji bwarabigizemo uruhare rukomeye cyane. Mu Rwanda umuntu yavuga ko hari ikintu cyabaye
cyabanjirije buriya bugizi bwa nabi bwabaye? Yego. hari inkubiri y'amashyaka menshi ariko ikigaragara ni uko bitari amashyaka ahubwo twari twadutsiko twabonye abantu runaka bakirema mu dutsiko runaka abandi bakirema mu dutsiko runaka tugamije gutanya nyine no gusenya. ariko mubabariye mwikwirengagiza yuko no mu Rwanda abishwe bitwaga abanyamahanga, ababishe aribo bitira igihugu bonyine. Hari isano bifitanye na bya South Africa. Biriya byo kuvuga ngo bariya bimukira. Yego. Abishwe mu Rwanda bavuga ko abimukira baturutse mu kibaya cya Nili, ndambibutse barimo ngo Rwanda ibonye bene yo gaho tuganza nta mpaka. Ntimubyibuka ibyo. Abakuze murabizi. Ibyo rero hari isano bifitanye iyo bajya kubaza kwica abantu, baraza kuvuga muri abanaka ntacyo dupfana. Nagira ngo turebe noneho ku bintu byerekeye ubukungu. Ubukungu muri Afurika y'Epfo mwabonye byifashe gute, bufitwe nande? Ikigaragara muri Afurika y'Epfo hari ubusumbane. Twabonyemo ubusumbane hagati y'abera abazungu n'abirabura. Ubwo busumbane rero nibwo butera umutima mubi. Igihe cyose umuntu wese buri muntu wese akenera ibintu byo kubaho nk'ibyundi, afite uburenganzira bungana nk'undi, umuntu ni nk'undi mbese. Haba mu bitekerezo, haba mu bukungu, haba no mu mibereho ndetse no muri politiki. Ariko se ni abazungu gusa abera nibo bigaruriye ubukungu, inyuma yaho se ANC ifatiye ubutegetsi? Ikigaragara nuko biracyari mu gatsiko k'abantu bakeya nkuko twabibonye hariya muri filime. Ni agatsiko baba abazungu cyangwa se abantu bake mu birabura, ariko biragaragara ko hari abantu bagikeneye bashonje. Yego, hari isano byo bifitanye n'ibyabaye mu Rwanda. uko bimeze na hano byabaye mu Rwanda, ko ugiye kureba nko muri South Africa ukuntu bimeze, nuko na n'ubu abazungu nibo bafite umutungo munini. Nagira ngo tugaruke mu Rwanda. Urebye no mu Rwanda rero abantu kubera ko umutungo wari wigaruriye n'abantu cyane cyane bari baturuka mu noza muri majyaruguru, nibo bari bafite ubutegetsi kandi nibo bari bafite n'umutungo. Rero kubera iyo mpamvu kandi nibo bikatuma rero abo bantu rero bifatamo ko ariho banyabwenge nibo baruta abandi, noneho bakahita bareba ko kubera babandi bashaka nabo nk'uko ngarutse no ko cya kintu mwavuze ko hari ikibazo, hari ko muri South Africa harimo amatora, none se mu Rwanda niki cyari kihari. Ureba kubera ko muri icyo gihe RPF yari imaze gutera, noneho na ziriya za Arusha protocol, noneho barebaga ko abatutsi bari hano mu Rwanda aribo bari threat mbese ngo bantu bateje ikibazo, ko bazi ko nibarwana bakica abantu ba hano n'abari abarwanaga baza gucika ingufu. Rero bakareba ko muri icyo gihe rero bakumva ko byari kubafasha gutsinda intambara. Yego, warusabye ijambo. Gikomeye kigaragara iyo habuze imiyoborere myiza. Iyo habuze imiyoborere myiza no kuvuga ko nta butabera buhari. Ukora amakosa ntuhanwe ugakomeza ukayakora kubera ko nta gihano wabonye kugira ngo ubihagarike. Ikindi ntihabeho guha abaturage b'igihugu cyawe amahirwe angana. Niba ugiye gushaka akazi wenda ngo mwese mwe mufite amahirwe angana nk'abanyagihugu, hakabaho gusaranganya ibyiza by'igihugu, ntibyikubirwe n'agatsiko kamwe ngo kumve ko bagomba gufata ibintu. Icyo gihe rero ibibazo bikomeza kuba. Twabonye ko ibyo byose hari isano ibyabaye muri Afurika y'Epfo no mu Rwanda. Mwavuze kwishyira mu dutsiko, mwavuze kwirundaho umutungo, ariko twanamenye no ko abantu bashaka gukoresha twa dutsiko twishyiraho, twa dutsinda twishyiraho, hari imvugo bakoresha kwita abantu amazina. Muri Afurika y'Epfo byagenze bite? Ntabwo bisobanukiwe neza. Yego, nko mu Rwanda bavuga ati abatutsi n'inzoka. Muri Afurika y'Epfo hari ikibazo kitarasobanuka kandi dukomeza kugenda dushyira imbere ikintu cy'ubukungu, kuvuga ukavuga u Rwanda ukarugereranya na Afurika du Sud, habaye ibibazo by'ubukungu n'ubukene, ukabizana mu Rwanda ukibwira ko ari bimwe, ndetse ukaba wakwibwira ko n'abitwa muri Nord bari bafite ngo ibyo bintu ko bari bakize bakirikize. Ikibazo cyo mu Rwanda ni politiki kurusha kuvuga ngo ubukire ubukene iki. Noneho turaza kubikomereza, ariko twavuze ko iyo abantu bashaka gukandamiza abandi bifashishije amatsinda bashaka urwitwazo, hari imvugo bakoresha urwitwazo. Ntabwo wabiheza mu bukungu gusa nk'uko Professor Byanafashe yavugaga, kuko ari by'ubukungu gusa. Uruhinja urwica n'u Rwanda iki
ni ukuvuga yuko iyo kategori y'ubwicanyi ifite ukuntu igomba gutekerezwa by'umwihariko bitazamo inyungu za ekonomi gusa, cyane cyane bijyanye na politiki. Mwabivuze nawe yabivuze, politiki cyane cyane. Nawe ibyo uvuga rero Manuel, kugira ngo wumvishe umuntu ko agomba kwicuriya, urabanza ndabanza nkumvishe ko atari umuntu nkawe. Ni umututsi ni inzoka, ni umuyahudi ni vermine. Urabanza vermine mu kinyarwanda ubwo umuntu yabisobanura ni ntuze bwabo simba iminyorogoto, ukuvuga cyangwa twatuntu turyana ni ukuvuga imungu. Ni ukuvuga yuko ngomba kukumvisha muri kategori y'ibitekerezo byawe n'imitekerereze yawe ko uri umuntu, uriya atari umuntu nkawe, adakwiye kubaho nkawe, ubuzima bwe nta gaciro bufite imbere yawe. Nicyo gihe ngutegura mu mutwe kugira ngo uzajye kuri step yo kuba wamwica. Musaza watwari yavuga ati yatanze urugero ko babitaga abantu b'abanyamusozi. Yes, ariko hari ikindi kigomba gutekerezwaho. Ibyo mu Gifaransa nakwita le passage à l'acte. Kuvuga ngo ndashaka kuvuga ko umuntu nko bavuze ngo umuntu bise inzoka cyangwa se yumva bamwita ikintu kitari umuntu ko yumva ameze. Icya mbere nawe usibye ko nawe wundi umwambura ubumuntu, nawe atangira kwiyambura ubumuntu, akumva ko nta burenganzira gifite. Ugiye no kureba ngira ngo n'ikintu cyatumiye na jenoside mu Rwanda ifata intera yafashe nuko abantu bari bararangije kwiyambura nabo ubumuntu, kubera ko umuntu bashobora gusorera bakagenda ku bishariya kugira ngo baguteme, bako nawe uzi ko n'ubundi bakwise kuri utakiri umuntu, nawe ukabyemera. Okay, ntabwo ari ukubyemera ku musari, ariko babonaga abantu baratuzengurutse twese, ariko se kuba tuzengurutse ndirukanka ajyahe n'ubundi n'ubuzima naho bukibuze, ntabwo nyiri umuntu. Mbese nawe ukumva kabisa wiyanze, umva utakiri umuntu. Noneho na wa wundi kwito ko utari umuntu, wa wundi bashyizemo ko wa wundi ntabwo ari umuntu, bamwita inzoka, nawe yumva yagiye kwica wa wundi, yumva arimo kwica inzoka, yumva ko atari ukwica umuntu. Kimwe mu bibazo bikomereye Afurika y'Epfo ni uko aho kugira ngo abantu bashake ibisubizo by'ibibazo byabo mu buryo bwubaka, amatsinda yitana nyirabayazana. Turabigarukaho mu kanya gato, ariko mbere yaho tubanze turebe uburyo kwitana nyirabayazana byagiye bigaragara mu mateka y'isi. Gushakisha nyirabayazana ni ugushakisha uwo witirira ingorane zose zikugarije. Nubwo bitayakemurira ikibazo, amatsinda yugarijwe n'imibereho mibi yumva ubwo buryo bworoshye bwo kwisuganya, gushyikirana no kumva impamvu y'ibyabaye ari ugushakisha ba nyirabayazana. Niyo mpamvu iyo hari amatsinda ashyamiranye, rimwe ryikoma irindi rikanemeza ko ari ryo ba nyirabayazana. Iryo tsinda rigerekwaho icyaha rishobora kuba ryarigeze gukomeretsa iryo bahanganye mu bihe byashize, cyangwa se ryarahoze riteshwa agaciro mu mateka. Nubwo biba atari ukuri, iryo tsinda rigaragazwa nk'isoko ry'ibibazo byose byagiye bibaho. Ku ngoma y'Abanazi mu Budage, Abayahudi nibo bagizwe nyirabayazana, bagerekwaho ingorane z'Ubudage, ndetse banaregwa kuba aribo batumye icyo gihugu gitakaza agaciro gahanitse kahoze kakiranga. Kwibasira Abayahudi byatumye Abanazi bumva bafite ikibahuza, kikanatuma barushaho kumva impamvu ibintu byabaye. Mu ntambara ya Kamboja aho bitaga Khmer Rouge, bemeje ko abahoze ari abayobozi b'intwaro yari ivuyeho, abakire bari bafite amasambu manini ndetse n'abanyabwenge aribo badindizaga kureshya kw'abaturage.